bica byose dufite minisita ariko mu by'ukuri dufite minisita yo cyangwa ndiwe cyangwa ndikureba nabi ndabaza checking reka no mureke opina soza ikibazo cye minisita musubize oya kopine uri ku ruhande rwanjye ndabizi none siko ni minisita yewe niwe minisita w'umukandida niwe ni Jesus! ibintu byose navugaga ngiye nikiniraga none ikibazo cyacu kigiye gusubiza ikibazo kirakemutse minisita arahageze umva mwitonda mwinyuma mwitonde mudakandagirana barabagera kandagirana ikibazo kirakemutse minisita arahageze ikibazo kirakemutse umeze mute turakomeye amagambo navugaga arashize sinongera kuvuga gukemura bino bintu ndacecetse Merci Mesa isagira ubwoba na minisita nawe namubonye ndimo ndabumva ntegereje ko muceceka nkakira minisita ibi bintu biyobore kuko njyewe ntabwo umwana meza mbona abasha kubiyobora reka uwo ni minisitiri reka twakire minisita turakwakiriye usanze turi kuganira hano hari impande ebyiri hari abantu babuze akazi nuzi ko ari imirimo kubera inganda zahagaritswe kubera ibyuma turimo turarwanya hakaba n'abandi bajene bari ku ruhande rw'uko ibyuma bigomba guhagarara kubera ko byari bimaze guteza ibibazo byinshi mu bajene muri rusange iyo niyo debate twari turimo twayihereye kare rwabuze gica ariko tugize amahirwe turakubonye Dr Sabe agiye kudufasha kuko we za fact buri kantu na buri nguni mwashakaga minisita wacu arazifite ubu hangana tugiye kumvira tukanabaza ibibazo ariko dutega amatwi kuko minisita araza kudusubiza kuko ngira ngo ikintu numvishe kuntu twaganiriye twese ntago ikibazo ntago tugeze tucyumva neza buri kibazo gihari n'ubuziranenge kurusha ikindi kintu cyose gihari ariko ubwo niko ngiye nabyumvisha ubwo reka twakire minisita wacu w'ubuzima atubwire uko abyumva murakoze cyane ndaza kugerageza maze akanya mbakurikiye numvise mwari mukeneye umuntu umenyereye iby'ubuzima numva mukeneye umuntu ufite amashuri nubwo adahagije ariko ayo musaba ndumva nyafite numvise hari na mugenzi wanjye dukorana w'umuganga nawe wari uri kubaganirira byose nabikurikiye icya mbere rero ni ukubabwira ko iki kibazo duhanganye nacyo ni icy'igihugu cyacu twese nk'abanyarwanda ni ukwitabara ndabanza mbabwira amateka magufi buriya umuntu washaka gutera igihugu ntabwo ari ngombwa ko ajyana intwaro n'amasasu ashobora gukoresha ubundi buryo burimo ubwenge butandukanye ariko ibyageragejwe mu mateka y'isi kuva mu 1000 ni ugukoresha uburyo urubyiruko abakiri bato ubabuza gukura mu mutwe no gukura mu buzima ku buryo batekereza bakazatera imbere. Ubushinwa byabubayeho mu 1800 igihe bakolonizwaga n'Abongereza babateza ikiyobyabwenge cyitwa opium bagikuraga mu Buhinde bakakijyana mu Bushinwa kugeza ubwo abashinwa bose babaye batwa n'ibiyobyabwenge noneho abasirikare babo bananirwa kurwana baratsindwa bose bari barishwe na opium muze kubisoma murabibona. Ubu murumva Amerika nayo iri hararwana nuko ibiyobyabwenge bitajya iwabo n'ibindi ni ingero nke nabahaga. So rero tumaze igihe inzego z'igihugu zaba iz'umutekano iz'iperereza izishinzwe iterambere ry'igihugu muri rusange risuzuma ibintu byatuma u Rwanda rudatera imbere bitari amasasu gusa mwumva mu bihugu duturanye izindi izo bita ngo ni national security threat ikintu kibangamiye umutekano w'igihugu ubwo icyo kiba cyanarenze ubuzima. Iki rero cy'inzoga cyaje
ku murongo wa mbere mu bintu bibangamiye umutekano w'abanyarwanda w'ejo hazaza. Ubwo ubuzima twe twari twarashize. So, izi nzoga rero muvuga zitwa ibyuma nubwo hari abo zari zitunze ariko zica benshi cyane kandi ni rwica ruhoze ni buhoro buhoro. Imibare mwashakaga irahari ariko biriya umuntu wapfuye iyo ubaze ngo yapfuye abarwaye baba ari benshi cyane. Ku buryo nka life expectancy ndabaha nk'urugero rw'Uburusiya mu 1900 bagize life expectancy ya 50 y'abaturage bayo imyaka 50 bavuye kuri 70 kubera vodka banywaga nyinshi cyane. Natwe 70 twari tugezeho twaprojectaga tukabona inzoga nizikomeza turaza kuva kuri ikizere cyo kubaho 70 tumanuke tube twagera no muri za 50 kubera ko abajene bacu barabinywa cyane. Rero inshingano yo kubaproteja ibireba societe ntabwo ibireba umuntu ufite kontra runaka, ntabwo ibireba ngo tubijyane gahoro ngo banza babyumva. Buriya guhindura imyumvire y'abantu ari n'igihe bitwara imyaka myinshi cyane, rimwe na rimwe ntinahinduke. Nabaje kutwigisha ngo ntituzakora ibyaha amategeko 10 na n'ubu ibyaha abantu baracyabikora kandi insengero zabaye nyinshi. Akenshi rero leta ifata ingamba zikomeye. Ntago munyumva? Turimo turakumva. None turi gukumva none. Okay, aho mutanyumva mumbwire nurira igiti. Yego. Sinzaho mwamburiye ariko nababwiraga imvo n'imvano y'iki kibazo. Uri kuvuga ngo ndajya ndeba mu maso ya buri kantu nimbona akambije impanga ubwo ntabwo ndaba. Still uri kuvuga Ikari no dafite network kuko turi gukumva twese nta kibazo dufite. Okay. Reka nkomeze. Ubu rero abapfuye mwavuze 50 nabapfuye vuba. Abapfuye bahagaze ni benshi cyane. Ngira ngo mwese uko muri aho umuntu ababashije ngo nta muntu w'inshuti umuturanyi w'umuvandimwe uzi wishwe n'ibyuma. Nta n'umwe utazamura agatoki. N'abadokiteri turabafite, tufite abantu b'abahanga baraba scientifique beza ariko icyuma kikamutwara neza kikamurangiza. Rero ibyo byose leta yarabirebye iravuga iti oya ntabwo ejo iki gihugu cyazasigara mu ntoki z'abasinzi. Ubwo abakuze bo nyine ubwo baba barasinze byararangiye, rimwe na rimwe no kubagarura biragora ariko urubyiruko umwana w'imyaka 20 uvuga uti ngo yazaba minisitiri w'ubuzima mu myaka 10-20 iri imbere ntabwo rwose icyuma mu mutwe ntabwo byazakunda pe. Ingamba rero zafashwe rwose zarebye ibintu bitandukanye, hageragejwe byinshi ntibyakunda ariko iki mu gifate nka rya sasu rya nyuma ukoresha kugira ngo witabara unatabara ubuzima. Rero ubu tuvugana hari inganda 240 zikora ibyuma. Bwana Minister uravuze ngo tugifate nka kiko byari biri gucika, iki tugifate nk'iki? Iki tugifate nk'icyorezo tugomba kurandura. Allo? N'abandi ntabwo banyumva. Turimo turakumva. Ni cyaba buri kantu kabisa. Ntacyo reka nkomeze ubwo banyumva ntago ndi bubatindire kuko nanjye nari mfite umwanya muto nagira gusa ngo nze kugira icyo mbasangiza. Ariko nk'abajene njye nifuza buri gihe kuganira n'abajene kuko numva uyu babwiye abantu benshi cyane bigiye kizaza. Abakuru hari n'igihe batakumva. Ariko nanjye numva ndi umujene nubwo imyaka hari igihe umuntu ayibara agenda akuramo kugira ngo agume mu bajene. Ariko ibi byuma nta cyiza kirimo pe. Nta cyiza kirimo, hari ababikoreragamo amafaranga birumvikana bake ariko byicaga abantu benshi. Hari imibare turi kwegeranya y'abantu barwaye umwijima, barwaye impyiko, usanga mu myaka iri imbere ni benshi dufite kwa muganga na benshi tuzagira. Ariko ibi by'ibyuma nibigabanuka n'indi terambere riraza kuza. Kugira ngo ntabarambira cyane niba hari n'ibibazo muze kumbaza, agira ngo nsoreze
ku ikintu kimwe. Leta y'u Rwanda yagiye ifata ibyemezo abantu bakavuga batese ibintu ko bitumvikana. Hashira igihe abantu bakavuga ngo ariko uziko ibi bintu ntago twabyumvaga kuko ntabwo nyine twari turi leta, ntabwo twari tuyoboye, kuko kuyobora abantu buriya haba hari viziyo y'igihugu gifite umuyobozi mukuru w'igihugu, natwe twese dufite ibyo dushinzwe. Iyo twicaye tuba tureba mu nguni zitandukanye, muri buri nguni tukavuga ngo iki gihugu nitudakora ibi tuzasubira inyuma, nidukora ibi tuzatera imbere. Muribuka Kigali abari baravutse muri za 2000 ukuntu hari umwanda hariya bateka ibigori hariya aho bita kwa Rubangura, twajugunyaga ibishishwa by'imineke tuva kwiga Butare, gare ikiri hariya rwose hubatse Kigali City Tower. Abari baravutse bashobora kuba babyibuka. Ari umwanda mu mujyi, twese umuntu ntabyo kuvuga ngo indabyo, ngo ibiti, ngo akayira k'abanyamaguru, byari ivumbi ritumuka kandi ari muri kapitali. Leta iravuga iti no, reka dusukura umujyi wacu, ariko mureba abana bari kuvukira muri Kigali ukuntu isa neza. Nibi by'ibyuma rero ni kimwe abantu bazabona akamaro kabyo ari uko twatangiye kugira abantu bari soba benshi, abantu batakikubita ababyeyi babo, batakica abo bashakanye, batakigira ibintu bakora kubera ko ubwenge bwapayutse. So muri make Minister ndasaba yego turaje tubikurikirane buri kantu ako buri mureke dufatikanye dukubure ibi bintu byari bibangamiye ubwonko bw'abanyarwanda. Abantu babe soba, batekereze, dukora imishinga ifatika, ariko icyuma cyo cyari kitumaze. Reka mbe subikiye ahangaha. Arakoze cyane Minister. Ubwo reka tugendere ku murongo, abantu bafite ibibazo ubwo turahera kuri buri kantu na buri nguni, ariko ntimuvugirane mu West Straight to the point. Namanitse hakiri kare. Bwana Minister, turagushimira ko waje ahangaha. Abantu bamwe na bamwe turi kwibaza ngo ko itabi ryica bagashyiraho na stamp yabyo yuko ryica rikakomeza rigacuruzwa, kubera iki inzoga zo mwafashe umwanzo mukavuga ati aho bigeze zo niziveho? Kuki bitajyanye n'itabi kandi mubizi neza ko nabyo ryica? Murakoze cyane. Cyangwa ngo nawe bashyiraho karakantu kagatwe yuko yica ariko abana binywe. Ikibazo cyiza, ariko ndaguha imibare kugira ngo wumve impamvu umuntu agenda ahera ku gikomeye kurusha ikindi. Ubushakashatsi dufite buratwereka ko abanyarwanda banywa itabi bagabanutse bava kuri 13% bajya kuri 7% kubera ingamba zari zarashyizweho mbere. Abanywa inzoga bo bariyongereye ku buryo umugabo umwe kuri 2 arazinywa, umugore umwe kuri 5 arazinywa. Biragenda bizamuka, noneho hajemo n'inzoga za dogere 40 no kuzamura. Rero inzoga nicyo kibazo gikomeye cyane. Itabi buriya nubwo ari ikibazo, ariko rinyobwa n'abantu bake cyane iyo urebye, ndetse imibare iragenda igaragaza ko bigabanuka. Ubwo naryo igihe cyaryo ntabwo kizatinda. Reka duhere ku gikomeye cyane kiri kwica abantu, ariko ubwo n'itabi naryo turifite ku murongo, nubwo ryo byagabanukaga mu buryo bugaragara. Icyanjye noneho ko kibaza, wavuze yuko ngo mu Bushinwa babwatatse bakoresheje ibiyobyabwenge, ngo ikiyobyabwenge cyo mu bwoko bwa opium. Birangira n'urugamba barutsinzwe. Sinzi uko wabisobanura, ubwenge bwanjye ntabwo wabwigiye hejuru cyane. Ariko noneho ikintu mbaza, mwarakurikiranye musanga wenda n'abacuzaga izi nzoga hano mu Rwanda nabo bari mu iyo propaganda, wenda hari aho bihuriye n'ibyo kugira ngo urubyiruko rwacu rumanuke rushyirwe hasi mu rwego rw'imitekerereze n'imibereho myiza bakoresheje icyo kunywa. Hari amakuru yaba hari wenda, cyangwa biracyari gukorwaho iperereza? Ikindi noneho reka mbibarize rimwe ikibazo wenda cy'abantu wenda babikoraga, urugero nkatwe twabyamamazaga, hari ababikoraga bakishyurira ababyeyi, hari ababaye jobless batafite akazi. Ibyo kuri urwo rwego byo hari ikintu
leta irimo irabitekerezaho urwo rubyiruko cyangwa abandi bantu barafite ahantu bahure n'inyungu ziva mu ibi byuma bizagenda bafitemo akazi gahoraho biri gutekerezwa gute? Reka mbere ko icyo cya kabiri, buriya leta ni nk'umubyeyi uba ufite abana, umwana akaba yajya ashobora kujya mu butumwa akagaruka, ashobora gukora ikosa akagaruka, ashobora no gukora ibyo atarazi ko ari ikibazo. Icyo gihe rero umubyeyi ntabwo ajya atererana abana be. Icyo ubwo ndagisubije icya kabiri. Icya mbere, kuba haba hari igitero cyari kigamije kutwicisha inzoga, bishobora no kutazagaragara n'amaso yacu, ariko buriya niyo mpamvu igihugu kigira ubwirinzi n'uburinzi bw'inzego zitandukanye. Kureba threat ntabwo ari ngombwa ko iba ari abantu bayorganije ngo bayizane. Ishobora no kwizana bitewe n'imyitwarire cyangwa se uko sosiyete itangiye kurangara. Sosiyete ishobora kurangara igasinda ibyishimo n'amahoro, hanyuma ikazahinduka ihirimye, hakabura abafata inkingi z'igihugu. Buriya rero umuntu wasinze nyine nta bwenge aba afite, ntibamwohereza ku rugamba. Buriya hari ubwo dukurikirana ingabo zimwe na zimwe ntiriwe mvuga, bakavuga ko hari igihe bajya ku rugamba bafite ibyuma mu makote, hanyuma ntamenye ingabo ze nizo bari kurwana, rimwe na rimwe bakaba barasana hagati yabo. Abo ntabwo ari abahangaha, n'abahandi hatari kure. Buriya rero iyo icyuma cyatangiye kwinjira mu rugamba, ubwo kuba ari ukwibaga nyine n'ukwirwanya. Iyo threat rero irahari, yaragaragaye, ariko ibuye ryagaragaye ntabwo riba rikisha isuka. Uriya utaganiye na se ntamenye icyo sekuru yasize avuze. Niyo mpamvu tugira abakuru batugira inama. Arakoze cyane Minisita kudusobanurira. Nizeye ko munyuzwe. Reka twumve na Musinga arashaka kubaza ikibazo. Nanjye muze kumva ndashaka kubaza ikibazo. Murakoze cyane rwose bwana Minisita. Ngiye ikibazo nari mfite ibibazo bibiri ariko ndabyihutisha. Ikibazo cya mbere ko muri bino bihugu by'abaturanyi byahakanye bimwe mu byavuzwe na leta yacu, bivuga ko bino byuma bituruka hanze ko nta kibazo na kimwe bifite, ko byo byujuje ubuziranenge, kuba bipimye neza cyane. Twebwe wenda nk'urubyiruko ko tuba dufite gahunda yo kuba twajya gutembera hanze, kujya gukora ama business, ese nta kintu biri buhungabanye mu mibanire dufitanye na bino bihugu byo hanze? Kuba hari ibintu turi guca mu gihugu cyacu kandi hari ibyo baduha nabo cyangwa ibyo tubaha, mu buryo bwo kubana nta kintu bibwangize. Ikindi kibazo ko mwari butubwiye ku kijyanye no kuba hari ibitero byatewe mu Bushinwa bivugwa ko nyine ibyo biyobyabwenge bigatsindwa urugamba, ko twebwe nk'urubyiruko tutarwana urugamba rumwe, ntabwo ari urugamba rumwe dufite. Ntabwo dufite urugamba rw'ibyuma gusa, dufite n'urugamba rw'akadege karaturembeje, karadukenesheje. Ubwo narwo n'urundi rugamba ruzadushyira hasi. Dufite urugamba rw'ibindi biyobyabwenge. Ese byo murabivugaho iki bwana Minisita? Murakoze cyane. Urakoze cyane. Ibyo abaturanyi bavuze twabibonye, kandi buriya ntawivuga amabi ameza ahari. Niba biriya byuma hari ibyo mwasuzumye, hari n'ibyanditseho ko iwabo bitemewe, ahubwo bikwiye kujyanwa mu bindi bihugu. Icyo ni ikimenyetso cy'uko nabo bashobora kuba bashaka inyungu ahandi bakirengera. Ariko buriya buri wese niwe wimenya, akamenya n'uburyo arengera urugo rwe, naho akimuhana nyine kaza imvura ihise. Abanyarwanda rero tumenyereye kumenya ibyacu, ariko tukanabana neza n'abatubanira neza. Simpamya ko izi nzoga ziri budutere ibibazo ngo kubera ko bazuka cyangwa kiwingu cyangwa konyagi cyangwa n'izindi zitemewe, ahubwo natangiye kubona ibihugu bindi duturanye nabyo biri kwibaza ngo ariko wa mugani natwe kubanza dufite iki kibazo. Sinzi na hari abakurikiye ikiganiro cyabereye mu nteko ya Uganda, ngo ashize nk'iminsi 2, hari umwe mu bayigize wazanye amacupa y'inzoga zimeze nk'iz'ibyuma by'iwabo, nabyo abyerekana avuga ko bibamasa. Ni ikibazo rero kiri henshi. U Rwanda rwafashe iya mbere nk'uko bisanzwe. Ububanyi n'amahanga turabumenyereye, hari ababushinzwe, icyo nacyo baraza kugikemura. Ariko igikomeye cyane ni uko ubwonko bwacu bw'abanyarwanda nicyo gishoro. Buriya iyo wabuze ubwonko cyangwa wabwangije, nta na business wakora n'ejo ngo bikunde. Ku kijyanye rero n'ibiyobyabwenge muri rusange, nibyo inzoga
kimwe ariko hari n'ibindi byinshi. Hari ibya vaping hari ashobora kuba batayizi, electronic cigarette bashyiramo ibintu bitandukanye. Rwose ni abanyumva bose mbabwire ngo vaping muyihorere. Irica kurusha n'itabi risanzwe. Evidence ziragaragaza ko it's closely linked kuri cancer, yaba iyo mu mihogo no mu rwungano ngogozi n'ibihaha. Ishobora gutakariza umuntu zimwe mu ngingo nyine zikoreshwa mu kuyinywa. Abakeneye research ndaza no kupostinga za scientific papers muzisome ababikeneye, ariko vaping ni ikibazo gikomeye. Ibintu byose buriya by'umwotsi bikwinjira mu bihaha nta na rimwe byabura gusigamo ikibazo, ubwo n'izindi drugs zose. Kwirinda rero, nkunda kuvuga ngo uyu mubiri dutuyemo tuzawusaziramo, kandi nta spare part izaza ngo igushyirire mu ndi muhogo cyangwa ibindi bihaha. Ni ukuri ubashije kuwurinda ikiri muto, ugera mu myaka nk'iyi yacu uvuga uti naragerageje, ubundi iyi myaka iri imbere utangiye kubona abana n'abuzukuru, nibwo ubona agaciro ko kurinda ubuto bwawe ari agaciro gakomeye. Urakoze cyane Minister. Reka twakire na Ravaneri, turaza kugaruka nta kibazo. Basi nkabaza cyanyuma. Reka twumve Ravaneri. Kamaze cyane. Murakoze Fari, merci. Murakoze. Reka Ravaneri ajyeho, ese nawe ahita abaza. Murakoze bwana Minister. Nanjye narindi ku ruhande rw'abemeza cyangwa bavuga ko ibyuma bikwiye kuba byashyirirwamo imiyaga, ariko bigendeye ku byo mudusobanuriye n'ubwirinzi bw'igihugu, nta kintu na kimwe twakwemera yuko cyangiza igihugu cyacu ngo ni ukugira ngo twebwe tubeho tubone ayo mafaranga tutabasha kurya igihugu kiri mu bibazo. Ibyo nibyo tubashimiye mu byo tubashije kumva muri uyu mwanya. Gusa mfite ikibazo cyanjye kiravuga ngo mu muco nyarwanda turabizi yuko inzoga cyari ikimenyetso cy'ubumwe ndetse no gusabana, ariko hari inzoga gakondo zaciwe. Ese ubwo bijyanye n'ubumwe no gusabana hagati y'imiryango, ubwo ntibigiye kuba ikibazo ugasanga twese tugiye kuba abanyamwigendaho? Murakoze. Urakoze Ravaneri. Iki kibazo kimaze iminsi kibazwa, ariko inzoga gakondo ntabwo zaciwe, ahubwo ibyuma byari byarazitwikiriye zigomba kuba zigiye kugaragara noneho zikanongera gukorwa neza. Ubwo ndavuga ikigage, ndavuga urwagwa, ndavuga umutobe, ndavuga n'ibindi bitari za 40%. Ariko niba mwibuka, hari umuntu muzi wishwe n'ikigage, hari icyo bitango ni ikibyumba cyaryohaga cyane. Hari umuntu muzi wishwe n'ikigage cy'ibyumba agahuma cyangwa akajya agenda acira inkonda mu muhanda yewe wahataha amaguru yanze gukora? Ni bake, keretse ababaga babinyoye byinshi bagakabye. Ariko icyuma akarahuri kangana urwara karakurangiza. Nge nirirwa mbabona niyo nitemberera gutya muri siporo bisanzwe, saa 3 za mu gitondo ukabona umuntu inkovu mu maso neza wagira ngo ni tatuwaje afite mu maso kubera kwihonda hasi abanza umutwe. Icyo ni icyuma. Inzoga gakondo rero dukwiye kuzisubiza agaciro ndetse zigahabwa isuku, zigasubizwa uko byahoze kera. Abari ahangaha benshi bashobora kuba babizi yuko kera nyine nta abantu barasindaga bakanaririmba ariko akamenya hataha, ariko ubu ngubu benshi birarira mu kanivo kuko amaguru yanze gukora. Izo ni ingaruka z'icyuma. Arakoze cyane Minister. Reka twumve na esi. Koze cyane Honorable Minister. Ni kibazo nakomeje kuba kiri muri comment section ya bano bantu badukurikiye. Ese abenshi bari kwibaza ese nimba koko ibi byuma byari biri dangerous ku buzima bw'abantu, ni ukubera iki byatinze kuba byavanwaho cyangwa se leta yabirebaho. Ikindi kibazo cya kabiri nari mfite ni ese ni izi nyubako zakorerwagamo izi nzoga cyangwa se ibi byuma turabireka bigende gutyo kuko byari bikorwa remezo byiza n'ibiki, cyangwa se haba hari bundi buryo nyuma yaho bizemererwa kongera cooperating ariko noneho biri kuri standards zemewe?
murakoze cyane. urakoze ku cyambere cy'uko habaye gutinda cyangwa se ko iki cyemezo cyaje gikenewe ariko gikwiye kuba cyaraje mbere. Buriya hari ibyemezo byakibanjirije byinshi. Mugomba kuba hari ibyo mwibuka, hari inganda zagiye zifungwa, ariko nyuma ugasanga ingamba zafashwe ntabwo zigeze zikemura ikibazo mu by'ukuri, ahubwo zabaga nk'izitindije gusa. Buriya rero ibintu byose hari aho bigera ibyemezo bigahinduka, bavuga biti ibyo kuvuga ngo reka tubigendeshe gahoro tumwerere hanyuma tubyoroshye hari gupfa abantu. Oya, ubu ntabwo ari ubuyobozi buri responsable. Naho rero ingamba zihinduka. Guhindura ingamba ntabwo bitangaje, ariko igihe ni iki. Bajya bavuga ngo leta ishobora guhuga ariko ntigirangara. Iyo waba uhugiye guhuga buriya ni ukuba hari ikindi uri gukora gikomeye, ariko iyo ihindukiye guhuga byarangiye ubwo ingamba zirakorwa. Ibintu byose buriya bibera igihe cyabyo. Reka dufatirane dutabara ubuzima butarangirika kugeza ubu. Icyo ndumva aricyo navuga. Hanyuma inganda rero zafunzwe, urabaza uti ese turazikoresha iki? Icyo ni n'ikibazo cyabajijwe kuri za nsengero nazo zakuraga mu buryo bumeze nk'ibihumyo. Buri ibintu byose bishobora guhindurirwa igikorwa. Ahari urusengero rutagikora hashobora guhinduka ishuri abana bakiga. Ahari uruganda rwakoraga ibyuma hashobora guhinduka uruganda rukora akawunga cyangwa rutunganya ibiribwa, cyangwa hakaba hashyirwa ibindi bifitiye abaturage akamaro. Gusa turanifuza ko ni inzoga, abantu buriya n'inzoga biragoye kubitandukanya. Abantu buriya ntabwo ushobora kubabwira ngo mwese muziveho burundu ngo bikunde. N'ababigerageje ntabwo byabakundiye. Ariko ushobora kuvuga ati abanywa inzoga zitabarangiza, zitazatumaraho urubyiruko n'ababyeyi. Turatekereza ko mu gihe kizaza kitari kure hazaba n'inganda nke ariko zikora ibintu bizima. Mwavuze ngo dufite inganda za byere 2 ariko tukagira za rikeri 240. Uhita wumva nawe ko ikibazo gihari byanze bikunze. Kuba ufite inganda 240 zikora ibintu bihambaye, ariko ukaba ufite 2 zikora ibintu biraho nubwo harimo alcohol hose. Ubwo rero ni za rikeri dushobora kuzagira za rikeri nke zikora ibintu biri kuri standard ziri hejuru cyane ku buryo utazavuga ngo harimo metanol izahumisha abantu. Ariko bizihari tumaze gupima muri labo zose zirimo ibibazo, hatarimo metanol, harimo za impurities, harimo chemicals zitandukanye, ndetse yemwe niziva hanze. Ariko bibaze nawe icupa rya buriya ethanol ukuntu igura make, litiro imwe igura amafaranga 500 y'amanyarwanda. Bakayifungura bagakoramo nk'amacupa 4 cyangwa 5, ku buryo production cost ishobora kuba itagera ku gacupa kamwe bafunguye ishobora kuba itarenza 300 y'amanyarwanda cyangwa 400. Bakagurisha amafaranga 2,000 na habaga harimo inyungu z'umurengera, ariko bakatinga cost za raw materials kugira ngo baze kugurisha byinshi, ariko karite yo ntabwo iba yitaweho. Nayo mpamvu muri kubona n'inkiko n'abagenzi ibyaha nabo babyinjiyemo. Harimo icyo twakwita nka network ya criminality ishaka kunguka y'abantu bake. Harimo n'ababyamamazaga mutabizi, kuko ibanga buriya rizwi n'abari bari kubivanga hari inyuma. Kindi kibazo cyane minister ikibazo nanjye, ariko reka twakire n'undi mujene Ishema. natwe mutugereho. Wese kabisa. Okay, urakoze minister. Mfite ibibazo bibiri. Ikibazo cya mbere nashaka kubaza, ibingibi biraza gusigara bigaragara bite mu rubyiruko rurimo rugerageza kwirwanaho, banavuga ku kigendanye n'ubushoramari, niba umuntu ashobora gushinga uruganda cyangwa company ikora ikintu runaka out of nowhere akabyuha agasanga ngo ikintu ntabwo cyemewe. Icyo ni ikibazo cya mbere. Icya kabiri, hari abashoramari cyangwa se ba nyiri zino nganda zafunzwe barimo bavuga ngo bari barahawe uburenganzira bwo gukora ibyo bakoraga. Afite
registration document afite, ndetse ajya no gutangira uruganda. Ntekereza ko hari abantu bo muri bashinzwe izo controle zose wenda baba batestinze ku masample cyangwa se ibintu nk'ibyo ngibyo. Ntekereza ko bibanza gukora kugira ngo uruganda rufungurwe. Hari compensation wenda baza kugenerwa. Murakoze. Ni ikibazo cyiza cyabajijwe n'ubundi n'abantu benshi, ariko mu nganda zose zasuzumwe ikigutangaza nuko nta na rumwe rwari rwujuje ibyo rwasingiye ko ruzakora. Hari ibintu bigera kuri 20 byagiye bisangwa, benshi babura. Hari abenshi cyane bari bafite expired license cyangwa se barahinduye ibyo bakoraga. Hari abenshi bavangaga mu buryo budahuye nk'uko byabagombaga kubikora. Ariko icyafashe n'abantu benshi bashyiragamo bya flavors, ngira ngo na RIB yarabyerekanye, ziva no mu ruganda rutanazwi, rutigeze ruhabwa n'ibyangombwa. Bose bararukoresheje, abenshi bararukoresheje, bavangaga ibyo bita unknown chemicals. Ubwo ni produits chimiques bashyiragamo nyuma. Hari abakoraga baforgingaga za S-mark batazifite. Hari abakoraga noneho banaziganaga nabo mugeze kubavugaho. Barahari benshi. Hari umuntu wari specialized rwose kuzigana zose, kandi nta burenganzira, nta nubwo wigeze anasaba ibyangombwa, ahubwo akigana gusiza abandi hanyuma akazivanga. Ariko ikindi, etanol buriya bayiguraga imwe bakayikoresha mu ruganda, indi bakayigurisha mu baturage. Icyo nacyo cyaragaragaye, ari bo bayishyiraga mu bigage n'ibindi. Harimo rero gushaka inyungu cyane. Wenda ibijyanye n'iperereza RIB iri kubikoraho n'izindi nzego. Genda umuganga, ubwo ndiho ndarengera abarwayi, ntabwo ndi bujye mu byavuye mu iperereza cyane, ariko nabyo ndabikurikirana. Uti ese hazaba compensation? Ahubwo hari n'ibihano bizahabwa abantu bakoze ibyo byaha, birumvikana. Hari abakozi ba Rwanda FDA bari gukurikiranwa, hari aba Rwanda Standard Board bari gukurikiranwa kubera ko bagiye baza mu gufatanya ibyaha. Ni ikintu rero kinini kiri gukurikiranwa cyane, kureba ninde utarakoze ibyo agomba gukora, ninde wakoze ibyo, ninde wasinyiye ibintu runaka yagenda agakora ibindi, hanyuma iyo network nayo ikamenyekana. Byari bigeze ahantu hakomeye cyane. Buriya leta kugira ngo ifate icyemezo kimeze gutya, n'inzego zose twese dusa nk'abahagaritse kandi kazi turi mu byuma, biba bivuga yuko cyari ikibazo gikomereye igihugu. Niyo mpamvu turaza kureba inyungu rusange, hanyuma abo byagizweho ingaruka wenda b'inzirakarengane abo bazarebwaho. Ariko tumaze gusukura, niba navuga ngo gusukura imihogo n'ibifu n'abantu no kubakiza imyijima yabo ikaruhuka, ubwo niyo faze turiho. Murakoze cyane Minister. Ibibazo ni byinshi ariko barimo aradusubiza muri rusange. Tugana ku musozo, Minister, arabajene bafite ibibazo bari kwibaza kuri iki kibazo cy'ibyuma, ko imibare iragaragaza ko abahomye ari 100, abapfuye ni 50, ababaswe nabyo bari mu 11,000. Ariko ikibazo twibaza mbariza n'abandi, ese ikibazo ko abenshi bazi ko ari uguhagarika inzoga gusa, ikibazo ni uguhagarika inzoga cyangwa ni uguhagarika inzoga zitujuje ubuziranenge? No guhagarika inzoga buriya ubuziranenge bw'inzoga ntabwo biragoye kubivuga, kuko inzoga yose ko yaba ingana kose igira ikibazo. Ariko hari izica, hari izo ubona utakwita inzoga ahubwo wayita uburozi. Niyo mpamvu banayise ibyuma. Nyine icyuma kiragukeba kirakubaga, nyine ni icyuma. Zifite amazina ahambaye, amwe namwe urayumva ugahita wumva nyine impamvu abaturage banayise gutyo. Buriya barebye, abanyarwanda bazi kwitegereza. Iyo ikintu bakise tunuri bakacyita dunda ubwonko, n'umumanura jipo bakacyita icumu, bakacyita biriya bizina byose bikakaye, ni ukuvuga ngo kiba cyamaze kwangiza abantu mu by'ukuri. Rero ndumva twakomeza muri iyo nzira yo kuvuga ngo inzoga zose ntizibujijwe. Nubwo inzoga, kunywa inzoga nyinshi ari ikibazo, iyo nitunywerese. Ariko rero hari inzoga noneho z'uburozi
z'uburozi zirakwica ni nka Nyabarongo yicizaniye. Ariko ntabwo buriya leta nyine navuze ngo ni nk'umubyeyi, ntabwo bavuga ngo ni munywe ngo bazica zizamwica, kandi ari umubyeyi ashinzwe kurinda abana be. Ugomba nyine kubabwira uti ntujye kuri Nyabarongo utazagwamo. Ibi byuma rero ni ya Nyabarongo bavugaga, ntabwo bavuga ngo mubareke bamwe ngo utazananirwa kwikontorora nyine azagire ubwo ni za criminalite. By the way, hari data tuzagenda tumonitoringa, hari na scientific review turi gukora yo kureba ukuntu ibi biri buduhe umusaruro. Turi kureba bari barwaye imyijima, imibare yari yaratumbagiye twabibonaga n'impyiko. Turi kureba noneho nyuma ibyuma bihagaze ukuntu mu minsi iri imbere tuzagenda tureba inyungu zabyo, cyane cyane kwa muganga. Abareba iby'ibyaha nabo bari kureba uburyo gukubita no gukomeretsa byatangiye kugabanuka. Bari babitweretse, hari data ziri kubigaragaza, kuko muri iki cyumweru kimwe gusa tumaze ibyuma byagabanutse. Ibaze noneho niba byashize no mu bantu, byashizemo burundu, dushobora kuza kubona abantu basindutse basubiye no guhinga cyangwa no mu yindi mirimo, kuko ibyuma byatangiye kubashiramo. So inyungu turi buze kubona ni nyinshi, ariko inzoga muri rusange zo ntabwo zabujijwe, habujijwe ibyo bibi. Murakoze cyane Minisita. Hano hanze hari abantu bari barabaswe n'ibiyobyabwenge. Abo ngabo nibabibura ko bagiye kubaho nabi, ese bazafashwa kuvuzwa? Twashyizeho amatsinda y'abaganga ari buze kujya kurikirana abantu bacukijwe ku byuma imburagihe niba ari byihuse. Hari buriya kwa muganga hari indwara bita syndrome de sevrage, gucutswa byihuse, winning syndrome. Hari abatubwiye ngo bari kujya kunywa igikoma ngo bagatitira, ngo yanywa amazi ngo bakayoberwa ibyo ari byo, kuko yari amaze igihe yibera ku cyuma. Abo bose rero twatanze ubutumwa mu nzego zose z'ubuzima, tuze kureba abantu bacukijwe ku byuma bari buze kugirwaho ingaruka, tubafashe, tubasubize ku byubaka umubiri. Nasabaga ijambo. Reka twumve Kopine nawe. Murakoze nyakubahwa Minisita. Njye nanjye nitwa Kopine, nitwa Kwizera Diane, ariko ubundi hano niyita Kopine. Ndi umunasi ariko nkaba n'umu business woman. Nabyumvise ufite akabari i Nyamata. Ariko impamvu ubu ngubu ntabwo ndabona offer, ntabwo ndabona affectation. Nakoraga muri organisation yari ishinzwe kurwanya ibintu bya hypertension, NCDs. Irahagarara. So ndabaga ati mu gihe narabona affectation, reka mbe nkora aka business njya muri ibyo ngibyo. Rero nabonye naje kuri ipano mbona ibintu bagana, ndabasaba kujya mbasobanurire nyine ho gake, ndababwira ati mureke mbafashe ho gake nanjye umuntu wagiye mu bintu by'ubuzima. Mu by'ukuri ibintu byo kuvuga ngo wenda ngo business zahombye, nkanjye nibyo nanjye nari mfite business, ariko ntago najyaga gukora iyo nabifitemo abakozi. Ariko najyayo abantu bakambwira ati se ko tukuzi kuri umuganga gute ucuruza inzoga byuma. Noneho ndavuga ati ariko se wanamugana ibintu ucuruza, reka ndebe bimeze biti. Mfata boto zimwe nkajya ncekinga, mbona for example nko kuri za GBC zino cyane cyane zo muri Tanzania barabivuga ko zitagurishwa iwabo. Ndavuga ati ese nyine ndabyibaza, negera sedo w'akagari kanjye ndamubwira se kuki inzoga ducuruza zitagurishwa muri ibyo bihugu zikaba zigurishwa hano? Arambwira ati icyo ni ikibazo, niko bimeze. Ati ndabona niko bimeze. Arambwira ngo icyo gitekerezo nzagitanga. Ubwo rero nk'umuntu ukora business ntago nese nijya mu bintu byo gushaka nyine nkora mu duclinique nyine nkajya nigera mu kazi, sinakomeza kubikurikirana. Ariko babiciye ejo bundi ndavuga vuba bya bintu byarakoze. Ariko nk'ahantu nkorera n'inshuro nyinshi ngiyeyo, na mbere yuko baca ibyo byuma wasangaga urubyiruko rwinshi trick bakoresha, bazana gurude cyangwa flask bagasukamo ibyo byuma. Njyewe rero nk'umuntu wabonye ibyo bintu, ntavuga kuba twahombye, ntago twahombye, ahubwo
twungutse kuko twungutse abantu twari twarabuze. Hari abantu benshi ibyo byo kwanga gususumira umuntu yabuze ubwenge barahari pe, barahari. Ibyo ni ubuhamya nanjye ndabufite natanga, barahari. Ahubwo ikintu narindi kuvuga nyine navuga ati kuba habaho abruptly nyine yo guhagarika ibyo bintu nicyo kibazo. Naho ku ikibazo si ukubica, ahubwo ikibazo ni uko byabaye abruptly ku bacuruzi, ku bantu bari bafite izo business. Rero leta ku ruhande rwabo bafite ukuntu bazabimanaginga nyine bakagira icyo babafasha wenda, cyane niyo batabafasha we benefit our people, twungutse abantu bacu kuko twe twarogaga tutazi ko turi kuroga cyane. Reka tujye kurogora kopi, ahubwo ngwino mu kazi dufashe kubavura. Murakoze cyane, mbaye mbashimiye. Niteguye gutanga umusanzu. Murakoze cyane. Tugana ku musozo, minisita waduha ubutumwa nk'abajene nuko tugomba kwitwara mu kurwanya ibyuma kabisa. Numvise abajene bari ahangaha bose bafite ibitekerezo byiza, n'abatangaga points zitandukanye z'ingaruka cyangwa igihombo cyaba cyarabaye ku bakoraga muri iyi industry. Nabo ntabwo dukwiye kubibagirwa, ariko ubutumwa njye nabaha nuko hari byinshi abajene bakora, ariko icya mbere ni ugutekereza ngo ese mu myaka 5 iri imbere ni iki nakora ngo nzabe nkiri uwo ndiwe, nkiri muzima, narateye imbere nta kintu cyanyangije. Aho niho hazamo ijambo ryitwa discipline. Discipline ni ukwiyima igiciriritse cya make cy'uyu munsi kugira ngo ndengere igihenze kigoye rimwe na rimwe umutima wanjye utashakaga ko nkora uyu munsi. Ni ukwiyima kugira ngo ejo uzaba umeze neza. Nibwo butumwa nabaha, kandi buriya muri ibyo byose ikintu nabonye gifasha ni siporo no kwiyitaho ku mubiri wawe. Ukoze ka siporo buri gihe, nta nubwo umwanya w'icyo umubona, nibura agasaha kamwe ku munsi, ukaba ufite mu nda zero, ufite umubiri umeze neza. Ko hari umuntu wese areba hirya ntawe ntunze agatoki. mu nda zero se so rero mwite ku mibiri yanyu, mwite kuri ku bwonko bwanyu, kubera ko igihugu kirabakeneye pe. Muri igishoro cy'igihugu mu bwonko bwanyu, ni mu bisigasire. Ibyuma tube tubishyize ku ruhande, buriya nimumara kugera mu myaka iri imbere nibwo muzabona inyungu yabyo, ariko n'ubu murabibona. Murakoze cyane rero, nzajya bajoyininga kenshi, mujye mundya kara igihe habaye gahunda nk'izi. Reka njye mbanze nshimire mbere y'uko Merisi abanza dushimire aza n'ubuyobozi bwano bw'igito. Aya ni amateka. Hari umupolisi wavuze ngo inzego ziba ziri kutureba, ziraducunga, ziba ziri kureba ibyiza dukora n'ibibi dukora, zikaba zimeze gutya. Maze kubona ko igihugu cyacu gifite abayobozi bari standby, yakonga ko mubanza mukemere mukavivu. Ugikora live uvuga ku by'ubuzima, minisitiri abari ako kantu minisitiri rwose wicara ubizi neza sinabasha kugura kuko singurusha ibiceri, ariko umukire wacu akurebere avuga ati kipigeho urabona uburyo azamutse kuri live. Sawa muri kantu ntabwo waceceka. Reka nanjye mvuge twa nkatwe nk'abinfluencer kwemera byari byagoranye, kandi abizi neza yuko nka minisitiri ushobora kuba ugera ku makuru hakiri kare wenda y'ibigaragara. Hari video se cyangwa ikindi kintu dushobora kwerekana kuri live wenda ducimaka ku buryo kwerekana umuntu ikimenyetso simusiga, ku buryo twereka abantu nubwo habasigaye 3 bakarokoka, ariko tukerekana abantu byibuze hano kuri live bishwe n'icyuma byibuze mu rwego rushimishije, mu buryo tukakirwanya mu rwego rushimishije. Nunganiye minisita, imibare irahari, abahana abajene bari kuri
live namwe mwayibona nanabivuze Eh, abahumye ni 100 abapfuye ni 50 ababaswe nabyo bari mu bihumbi 11 urumva rero ko iyo mibare iri yego. hejuru cyane Iyo ni reka imibare dushimire mike minisita dufite n'abandi benshi. minisita Yego. honorable Esi. minisita murakoze cyane ego ni esi Eh, dusanze rwose buri kantu na buri nguni habuze gato cyane bari ngo babatsinze. badutsinde ego rwose murakoze honorable minisita kandi n'ubutaha nk'uko mudutunguye muzongere mudukubite ino surprise rwose yari minisita irenze wanyihereye gifuti se ko mbona bazikurunzeho. Bamuha amagifuti se. hari umuntu unyohereje video y'uwahumye ari umuntu Zizigire sintekereza ko uzikeneye. iyo wahumye uretse gatoya buretse gato ntago ubuse biri bugaragare bahu baburetse genda ubitunganya ngana bitunganye wowe none ku rwego Iyo video narayibonye ndayizi. avuga ko umugabo we Maniragaba ari tariki 29 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2020 yanyoye inzoga ku gicamunsi imuhitana mu ijoro arangije azataka iminota ingahe batatse umutwe nyuma yaho batangiye kujya muri toilette ajya kudiyara nyuma arangije ati munda hamereye nabi ataka munda amaze gutaka munda ati Uma ntangiye guhuma barahumye yewe we mu gihe ari kuribwa mu nda abagiye mu cyumba kuryama subiyeyo ngo ndebe uko ameze nsanzga aragagaye mpamagaye abantu barambwira ati yarapfuye hari n'umusore witwa Kimonyo Keve w'imyaka 26 utuye mu murenge wa Kanombe mu mujyi wa Kigali nawe yari yasangiye iyi nzoga n'uyu mugabo ari yitabwaho ariko birangira imusigiye ubumuga bwo kutabona n'ubw'ingingo uyu nawe arasobanura uko byagenze ntabwo avuga neza kubera umwuga inzoga yamusigiye yewe tatonda ndandoma yewe ndapfa yewe we biri mu kwa mbere makumyabiri ni umunsi utabona yewe we usimba n'ijwi ryacu n'ijwi natwe hari indi miryango ituye mu bice bitandukanye yapfushije abantu babo bazize kunywa inzoga yitwa Kibamba abatarapfuye ibasiga ari ibisenzegere inyandiko zavuye mu iperereza nazo zigaragaza ko abantu bahitanwe koko ni inzoga yitwa Kibamba kuko yarimo metanol nyinshi iyi miryango ikomeje gusaba guhabwa indishyi z'akababaro kuko yashegeshwe cyane n'ingaruka z'iki kinyobwa kuvuga ngo hari umutwe njyana kwa muganga baduhaye icyumba tugumamo bigeze nka 11:00 umukozi arampamagara ati se ko hari umuntu uje kutubwira ngo basangiye umwe arapfuye undi ameze nabi ati wasanga atari ibirozi banyoye simbizi ndamubaza se we yesu we ngira ngo mumbaza kubyiyumvira ahubwo se murabyumviye impaka zicitse ndabyemeye umva sinkubeshye iyi video itaza ntabwo ndabipfa kwemera ariko umva nizere ko ibintu birangiye aha ngaho uransinze pe mumfashe dushimire minisita kuba yabanye natwe nanjye reka nshime Sansana. ariko ibyo bintu bya metanoro na etanoro hagati aho ngaho mureke ibyuma ejo muzaze guseka muri Genzi amakuru aragaragara ariko amakuru waburetse mbabwire ni ukuri kw'Imana kundwa.com ni urubuga ruri gutanga abakunzi ibyo bintu bivuga waburetse mbivuge na minisitiri ahari abyumve kundwa.com ni urubuga ruri gutanga abakunzi urumva mujyeho rwose murabona abakunzi ahubwo wamusaba nka minisitiri ugera ku bayobozi nasabaga jewe minisitiri nimba akaturebera nk'umuntu ukora muri polisi kuko ariho haba abantu bakunda kugonga banyweye akaba yaza hano kuri Live n'ubundi mwadutwikiye nimudutwikire birangiye nese hari undi muntu utumira minisitiri kuri Live atari buri kana buri nguni hahi mudutwikire birangiye n'ubundi mutwice birangiye nasabaga ndi kuvuga ngo turaza kubivugana mu gikari minisita wakoze kubana natwe minisita rwose njye baniganiye ijambo okay tubwire bose minisita njyewe nitwa Inkotanyi cyane Musinga ndi umu content creator wiyemeje kwipanga akazi mu bijyanye n'ubuzima sinzi niba video zanjye zijya zibageraho zo kurwanya amasida n'ibiki njya nzireba
buriya kuri iyo tagira ngo babagakanze ninjye baba wakipanze pe igihe muzajya mupanga kugira mujye munyibuka nanjye ndi umwana nk'abandi ndisabire umuntu ageze ibwami aravuga imiryango igafunga kugira ngende ntavuze navuga wenda twazanahura minisita uzibuka izina ryanjye ni Inkotanyi cyane kuri TikTok nabibonye musiga rwose ziriya video utagira ngo babagakanze mba nakipanze ngaho mureke mu minisita tumushimire impaka zacitse ariko Merci nari agatekerezo kamwe turagushimiye kudukiza ibi bisambo by'ibyuma ntabwo byari kwemera ntabwo bari kutworohera murakoze kudufasha asante sana murekere urugamba turujyemo twese dutsinde ibyuma ubundi tube soba tutibagiwe n'amaji hari amaji nayo atameze neza n'amaji turayareba na bya betting byose turaza kubisuzuma neza aho mini muri happy niho ubundi dushaka gutinda none nakazi bama ubundi nakazi baduhaye oya betting muretse da sasa muramukira abo ntatuzi Muramuke minisita. Muramukeho minisita. bye bye mugire ijoro ryiza mbabwire nizere ko buri kantu na buri nguni nta bibazo by'itumira abameya muri Genesis niyo wavuga minisita babarubwira kari wewe kariwe muntu ujye utumira murumva njya mba sinzi impamvu abayobozi batajya bahabura yatangiye kwikina rero nawe iyi ndiru ya minisitiri iyi ngiyo ni nyina minisita yivugiye ko yaradukurikiranye kuva dutangira tukanisha ngo wakabe babonye notification Inkotanyi cyane ahita azamuka Imana ishimwe ko mutakotoye ubundi abaniga abantu batukana buriya n'ibintu yabo twatwamara guca rero umubwire rero ihangane byose biraza gushira nabo n'ibyuma byabakoresheje oya ubundi jewe na Merci ubu turi ku rwego rumwe we watumiye meya w'umujyi wa Kigali muri Genesis no minister ariko se ku mugani reka hari utuntu tw'uduhanzi twari tumaze iminsi tuvuga ngo TikTok se ngiraciriritse vuga abahanzi izo mvugo nyandagazi bari kukureba ariko reka The Ben araza muri Genesis comedy ibyo bya The Ben mubyihoreye natwe uyu munsi ubwo se njye naba no hostinze minisitiri sinjye kwimurika mu baturage ibyo bya The Ben n'ububyihoreye ahubwo kwimurika muri Genzi ejo uzaza muri Merci murike mu baturage mbabwete ni njyewe minisitiri wamuzanye kuri TikTok yewe ndashaka ko urumva bitakozwe n'umubare wese utuzanira umuyobozi ejo muri Genesis akabidusobanurira amaso ku maso minisitiri murashaka nde ejo nzamuzana bidusobanurire live muri Genesis okay bandika muri kuko ariko natwe twabisobanurira amakuru turaciringa cyane mwandika muri comment munizere muntu umwe n'abayobozi namaniga murabibona oya ejo turashaka undi muntu nazababwira ngo yazidukiniye ntacyo yakiniye ntabwo nababeshya ntazo nakinnye ariko umva si ntabwo nari nzi ko ari hano bibera nzajya Merci twebwe uzatuzanire Kabera afande Kabera umwe wo muri kumva ubwo minisita yaza kuri live icyuma sinkire tugarure minisitiri kugira ngo muceceke twumvikane oya njye impaka zacitse gahunda no kurwanya ibyuma ubushobozi bwo kumvugisha ngo atuze anturishe njyewe nahuye na minisitiri kurya katikati abantu mukurikira live y'aba bahungu mwe mubasha kubumva ngende kwisabira Merci tuzane murangira rib ahubwo se wazana rasta buriya
abantu bafite ahure n'umutekano na polisi nje nabona abantu dukorana cyane nje ngira no same minister mukunda guhura cyane uje kuzajya gufata n'intuza n'inguzanyo vuga ati ngewe na ministre turakiri ministre uraho ubuzima mwumvishe ko muzango ariko mana yanjye cyangwa ko wari oya aba batipe reka mbabaze wowe buri kantu na buri nguni inde tuje ibitsi oya ndi kubabaza iyo nzu mubamo mwembi shago abaturanyi babo none hanyuma rero mutuye he muramuke nk'uko nawe basezeranyije umuturanyi koko yavuga iki okay reka mbereke ngiye kuba umuntu umwe ndetse kumwe mwumvikana muvugane ku muntu David gift yazimpaye cyane umuvandi mukura kodyo cyane ibyo byabere umusinga we reka nsabe buri ariko kantu ibintu byo guprofitiraho mukamamaza muri mu niyo kubavugana ubwabo bakumvikana muvugane turebe sinyoza ministre sinyoza ministre wapi nindo imuzanyeze nese hagati yanjye nawe muri buri kana buri nguni umuntu uzi ubwenge baramuzi umuntu uzi ubwenge baramuzi mwashigiraga ngo ibyuma ni byadanje nta n'umuzi ubwenge muri mwebwe ubundi ubona kureba hagati ubundi kureba buri kantu kose na buri nguni yose umuntu akarwanya ibyuma muri aho hantu hose amakuru aravuga yuko ibyuma byo okay sisa speaking tujye kwivuga ibyuma byo rwose niba twiboneye umuntu wahumye niba twiboneye umuntu utari kuvasha kuvuga ngo ururimi ruve mu kanwa bikunde niba twiboneye umuntu nyine byarangiriyeho n'imibare bari kugenda batwereka niyo ministre yaje akabitwibwirira hanga nk'urubyiruko ibyo bintu rwose ntabwo bikwiye ko wamwe cyuma man nyine yego nibyo koko wenda twaye twunguka kubera icyuma bibaho rwose twaye duhabwa imirimo kubera icyuma ariko abagingaya nawe nk'umujene kugira ngo dukipinga imibiri yacu iri sefu sha ibyuma kabisa wapi kabisa ase buri kureka ibyuma ni ibintu bigoye cyane ejo buri kantu na buri nguni bazabura inguni ninjye ubahagarariye ni wendi kubaza n'ubundi urugendo urimo kuva ku byuma rurakugoye cyane ntabwo wumve ntabwo wumvise ibyo kopine yavuze ngo ibyuma babishyiraga mu macupa ariko ariko hari umuntu wanditse muri comment ngo izi nzoga ngo z'ibifuro ngo zirahenda ngo icyuma cyari gihendutse ngo barashaka ko leta ishyira nkunganire ku nzoga koko basundika amazi umurima ufite buri kantu na buri nguni ejo muzaze muri Gen Z nimwe muzabwira abajene guhagarika ibyuma no kubibona ejo muri Gen Z ubu ngubu kuko mwahoze mupinga ariko ubu byuma mwabonye ko ari bibi nimwe muzaza mukabwira abajene ko icyuma nta cyiza cyacu twita yari genda akaboko k'iburyo ka minister w'ubuzima ibyo yavuze aba ari ibyo ngibyo ubu tuvugana nge minister ajya nyifashisha nda akaboko k'iburyo uvuga ati bimbwirira ibyo byana bimenye nge mbaye igikoresho cya leta ngahibaza ariko mwana mbaye igikoresho cya guverinoma ndaka akaboko k'iburyo ka minister y'abantu mwana ishimwe ko bihagaritse mudahumye yego nanone ibaze ariko byose ugasanga wawe nugushima kubera yuko wanywaga metanol uzi ngo uri kunywa etanol ni ibintu bibiri noneho biratandukanye noneho kandi bitandukanye n'akantu gatoya gusa handi hari utundi twuma muri gutsimba mu ruhande hirya no hino mu nzu zanyu bavuga cyane ariko kaburaga ngo uhume ibaza ariko kanyuma ngo uhume ugatsimba mu rugo shaka uri guhisha kuma kaguhumye ngurimo ngo ahisha ngakavango ko gushyira muri telemuzi ngo wivangiye ngo wibiki ariko wasanga metanol ya nyuma usigaranye wowe yindi humye ariyo toze yaburaga ngo uhita burundu mani ni gute base ni gute muhuza uziko mumeze nka korali na segonda ricama umwe arakira undi yakira undi ntabwo nk'umuntu akanya ngo yumve umwe harimo n'akantu ko kuba ministeri yigaragaje ubuzantebe zawe zigiye guhita zihenda kubera minisitiri nari narababwira rero minisitiri urabona ko tuganira ngo ntabwo nakora ibintu by'ubufu minisitiri twaganira nkora intebe nziza hari i Kanombe kuri kontineri hari iyitwa buri kantu ati hari intebe yitwaga misha igura 1,800,000 hari umuntu nabonye wayikoze n'abayikorera umuturagiza imeze iteze amaboko ihinduka yitwa buri kantu ati muze mungurira intebe inzu zanyu
nziranye na minisitiri naguza na minisitiri ayo ubu nakubwiye ngo kuba nziranye na minisitiri no kandi ntuzabe naguza na minisitiri nawamenye mume 0 ahubwo harakantu nibagiye kubabaza buri kantu na buri nguni mwavugaga ngo ibyuma byafashaga ubu ngubu ko ntabyo muri kunywa murumva atari bwo mumeze neza kandi natangiye kujya muri siporo ubu namaze kubona yuko agasiporo icyumweru cya mbere bakimara guca imishyo siporo rusange twayibyukiyemo erega ni ibintu byumvika biro vyasi niba rwose wajya muri siporo ufite hangover wafataga umwanya wawe ukajya mu bihangova noneho uwo mwanya wose urawubabariwe uwo mwanya ujya kuwukoresha no uko umubiri wawe wirukanka kuyakakaza ukaba soba ukaba fit ugakorera igihugu iki gicupa cya fanta cyose iyo cyabaga kirimo amazi umuntu yanywa agakangaka ariko kubera ko icyo ayo mazi kuri kuyanguciramo uri kuyanywa gake gake ugashimisha ushimire Musinga rero yari yabaciriye acukizwe ku cyuma imburage n'agakoma naho kari kumanuka n'agakoma naho kamanuka ariko jewe umuntu wantunguye Ravaneri ntago numvaga ko yavugira icyuma nanjye pe mbona ari umukozi w'Imana pe Ravaneri akinywa bucece n'abapasiteri bose babivugira bakinywaga nageragezaga kuvugira impande zombi narindi hagati nk'ururimi